ngo okay murakaza neza none ko yatubice na nyero official wo kumizi rero n'uwamungu wanyu iradukunda jiva iyi kote ndabizi irabakureye cyane iranabatangaje cyane gusa ndagira nze nyisobanure dusobanure ubundi iyi Illuminate uyu muryango wa Illuminate ni muryango ki ni muryango bwoko ki watangiye ryari washinzwe nande washingiwe hehe ndaje tubitanye tuvuga ati ubundi abantu baba muri Illuminate ni bande nabyo turaje tubirebe ubundi mu myaka y'ubu ngubu nyine uri gusanga ku mbuga nkoranyambaga ari gucicikana ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko iri tsinda rya Illuminate bakakubwira ati nimba ukennye ngo utanga udufaranga duke cyane ngo amafaranga bayakube uhita utahanibase y'amafaranga kandi bagwa mu madolari nyine n'amafaranga menshi cyane turi no kugenda ku mbuga nkoranyambaga tukayibona izo mbuga nkoranyambaga ni Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok nyine ukabona ko ari ibintu koko by'ukuri umuntu akakubwira ati ngo uratanga akaboko kawe ngo uratanga mama wawe none hari n'ibindi bihuwa byaje cyangwa se ari ibindi bintu byaje none sinzi nabyo turaje tubirebe ugasanga umuntu afite impeta yambaye impeta 5 abantu bari kuvuga ati kuzirameta ngaramutse zikuyemo ngo byagenda uko nguko byagenda uko nguko nabyo turaje tubirebe kandi nawe ukumva arabagiye batanga ubuhamya bavuga ati ngo Illuminate ngo n'umuryango ngubaho turaje tubyinjiremo turebe ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko ubundi iri tsinda ngo Illuminate cyangwa ibintu abantu bavuga ari ibihuha nyine ari ibintu bitabaho ubundi ijambo Illuminate mu mateka ya kera cyangwa se mu mateka y'ubu ngubu Illuminate ryari itsinda ryashinzwe nyine muri Bavaria bwo ni mu Budage mu mwaka wa 1776 urumva ko uyu muryango wa Illuminate washinzwe kera mu mwaka wa 1776 nibwo uyu muryango washinzwe none uyu cyangwa se uyu muryango cyangwa se iyi tsinda ryari rifite intego zabo zari ugukangurira abantu ubwenge uburezi no kurwanya akarengane k'ubutegetsi n'amadini akandamiza wabyumvishe ubundi ijambo amadini akandamiza muzagenda hari muri Pakistani no muri biriya bihugu nyine bindi apana ibihugu by'u Rwanda nyine usanga harimo abisilamu babayeho neza ukwabo bumvikana n'ubutegetsi nta muturage babangamira ariko uzasanga muri bihugu bya Pakistani abaturage ari igihe amadini nyine wumva avuga ati ngo umwana w'umukobwa ntabwo yemerewe kwiga kuko ari umusilamu nyine aragiye nyine abana b'abakobwa barakandamizwa cyane nyine uyu muryango washinzwe rero muri mwaka uje gukora ibyo bintu waruje gukangurira abantu ubwenge uburezi ndetse no kurwanya akarengane nyine k'ubutegetsi n'amadini akandamiza bari baje kuyakuraho gusa nyine ukibaza ati se abantu bavuga bino bintu babikuye he ikindi cya gatatu uwo muryango waciwe mu myaka mike nyuma yaho ngaho nyine bakimara kuwushinga haciye nk'umwaka uwo muryango watabara guca kandi nta gihamya kigaragaza yuko uyu muryango ukiriho n'ubu ngubu nyine umva ko ari ibintu byarangiye muri 70 nyine gusa ukibaza ati se kuki iri zina ubundi Illuminate bakunze kurigaragaza cyane ubundi Illuminate ni nk'ibanga ubundi iri jambo Illuminate bisobanura ibanga ni nka secret gusa nyine abantu bakunda kurikoresha Illuminate akunda gukoresha ijambo Illuminate babagira ngo nyine niryo jambo ubundi ryoroshe gutumva ko nyine ari ibintu by'ibanga n'imiryango y'ibanga ubundi cyangwa se iriya miryango ni imiryango y'ibanga iriya miryango tuba tutazi utamenya se nta n'umuntu wo yize nyine gusa iyi content ubundi muri kubonamo nyine bari bana ba Sherrie Foundation ndetse na Moriox Kids ushobora kuba ari nge muntu wa mbere ukoze iyi content nyine vuga ko ba Moriox Kids na Sherrie Foundation nabo baba bari muri Illuminate sibyo kandi ubu ngubu mu myaka iri imbere iri hejuru nibamara kubona agafaranga bamaze gukora bamaze kuba abana bari hejuru cyane muzaje kubona content zirenga magana angahe ziri kubakora ngo sibagiye muri Illuminate se nyine wumve ni ibintu bisanzwe kandi abana bazamutse tubareba natwe turabizi ko bakoze cyane bagakora ubusara umuntu uzi koroki hari umuntu utazi koroki yatangiye ari umusobanuzi wa filime nyine ari ibintu bigoye cyane gusa ubu ngubu bamaze gushyira agatafari kunuza ku ntego yiwe arahatangiye kugera niwatinyuka kubona umuntu akubwiye ati ngo rukise sasigaye aba muri Illuminate cyangwa se ba Bruce Melody bande bose ba Chris Easy muzagenda mureba ayo mafoto bavuga ati se Illuminate se yabazamuye umva nyine ni ibintu abantu basheshikarije cyane ni ibintu uko umuntu ari gutera imbere gutavuga ati ngo ni Illuminate none aya magambo ari kuvuga ngo ni Illuminate abantu bagata bashaka nyine kugira ute kuyajoininga magatavuga ati iri tsinda ngo ndabona rizamura ikaturiginjiremo kandi iryo tsinda hari abarikoresha bamwe nyine nk'abatobozi hari n'umuntu ushaka kugutuza ngo nyirizwa dufaranga ngo arahita yunguka wo kohereza bigahita bigendera aho ngaho ubwo Illuminate rero tumaze kubona icyari tugiye gukurikiza ku byo tubona kuri social media ubu ngubu ubundi Illuminate
Illuminate ivugwa muri iki gihe ikunze kuvugwa mu buryo bwo gutera ubwoba cyangwa gukurura amatsiko. Ubundi muzabirebe Illuminate ng'ibimenyetso, muzareba by'ibimenyetso byabo, murebe abantu amaso yagize nyine wumve ko ari ibintu biteye ubwoba gusa bikurura abantu kuvuga ati yego nyine ko nta kintu cy'ubuntu se kibaho. Ubundi Illuminate ibi bintu bikunda kwizerwa n'abantu baba barihebye, uzakunda kubona abantu bihebye cyane bavuga ati ubundi wajya muri ibi ngibi, noneho bagashukwa n'aba bantu b'abakire baba bambaye impeta. Umukire ashobora kuza akiyambarira impeta, akambara imikufe, noneho ari n'abantu ubona mu muhanzi mu ndirimbo kugira ngo wabonye kiriya kimenyetso gikoze cya Illuminate, kandi nawe aho ngaho wicaye ushobora kugikora. Ariko nyine kuko bamaze kuyifata ari ibimenyetso, abandi bakoresha ibimenyetso umuntu yakoresha nawe wakoresha, kuko wamaze kubona ko nawe wagikoresha, wabona umuntu wagikoresheje w'umuhanzi noneho wikemaga tufate dore Illuminate yigendera. Icyo ni icya mbere. None ikindi cya kabiri, hari abatekamutwe nk'uko twabivuze ubundi bakoresha iri zina bakohereza ubutumwa ngo winjire mu muryango, ubundi bagusaba amafaranga make cyane cyangwa amakuru yawe bwite nyine, bakagusaba amakuru yawe bwite, bakubwira ati ubundi tubwira kugira babanze bumve ko nyine ubanze bakumvishe ko bagufasha, bakakubwira ati tubwire ubundi wari muntu ki, ukababwira ibibazo byawe byose, bakagutega amatwi kugira ngo babanze bakumvishe nyine ko ari abantu barenze, banjye bakumvishe ko bagufasha ibyo bibazo byose, bakumva ibibazo byawe bakajyabona kugufasha. Kandi ikindi cya gatatu, ubundi no miryango ni imiryango ukoresha ibimenyetso nyine n'amagambo ateye ubwoba, ugasanga hariho amaso, imihango bakora ugasanga ni ya mihango nyine yo mu kuzimu neza, bya bimenyetso bya pentagram, ugasanga bakoresha ibimenyetso byinshi cyane n'ibindi bintu kugira ngo bumvikanishe ko ari ibintu by'ibanga kandi bikomeye cyane, ku buryo nyine ngo niyo urenze ku ibanga ryabo ngo baba bakwica nyine, ngo bakugenera igihe uzabo. Ubundi uzumva abantu benshi bavuga uko bitandukanye, bakakubwira ati ngo bagena igihe uzabaho, ngo ntabwo ushobora gupfa batarabikora, ngo hari abasaba ubutunzi, hari abasaba kuramba, hari abasaba nyine, ngo basaba ibintu byinshi cyane. Iyi miryango noneho hari impamvu 3 zigaragaza ko ari ibinyoma, ubundi bino bintu bitabaho, ziba zaragiye zikorwa n'abashakashatsi nyine. Ubundi impamvu ya mbere igaragaza ko bino bintu bitaba Illuminate ari umuryango utabaho nk'uko abantu babizi, nta gihamya gihari. Ubundi ibintu aba ari ibihamya bigaragaza, akavuga ati umuntu akaza akajya imbere akavuga ati ngemba muri Illuminate, cyangwa se Illuminate wowe nk'umukire wayo n'ubundi abazi ko aba ari umukire, nta kintu uba wamukora abagena igihe uzabaho nimba koko ahari, akaza akavuga ati ngewe dutanga ibi bintu turabikora nyine, kuko n'ubundi nta muntu wagufata uri umukuru wa Illuminate, birumvikana ko uri umuntu urenze, nta muntu wajya kuguhangara cyangwa abantu baguhangare ngo bakwice uburenze. Waza imbere y'abantu ukababwira ati umuryango wa Illuminate urahari, bigahita byandikwa nyine, kandi nta gihamya gihari, nta muntu n'umwe cyangwa nta nyandiko n'imwe, nta gihamya na kimwe cy'ubushakashatsi, cyangwa se nta n'umuntu wigeze wigaragaza imbere agaragaza ibyo bimenyetso avuga ko ari ibintu bibaho nyine, cyangwa se avuga ko ari umuryango ubaho. Icyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ababivuga baba bafite inyungu, akenshi baba bashaka kugutwara amafaranga cyangwa kukubeshya ku mbuga zabo kugira ngo bakuremo inyungu z'amasura n'amaso nyine, babishakira ubundi ari amasura. Nimvuga amasura n'amaso ntumve ngo nyine ngo bagukuremo amaso, oya, ni ziriya za views, subscribe nyine, ama views zacu ngiye bari abantu bakoze kuri ibintu bya Illuminate bakunda kubona ama views menshi cyane, kuko nyine bari ibintu by'ibanga, ibintu twese dutinya. Ubundi ikindi cya gatatu, iri zina ubundi Illuminate ryifashishwa nyine kubera ko mu mateka kera ryumvikana nyine nk'izina ry'ibanga. Ubundi Illuminate ngo ni izina ry'ibanga, ubundi bisobanura ibanga, ariko naho rihuriye nibivuga ubu ngubu nyine, wabyumvishe. Ubundi impamvu bakoresheje izina Illuminate ni izina rya kera ryifashishwaga nk'ibanga nyine, nk'uko nguko twavuga ngo secret, ariko secret ntabwo kugira ngo ni umuryango wa secret ngo byumvikane, ariko bavuze ngo Illuminate kuko nyine ryakoreshejwe kera yari nk'umuryango w'ibanga nyine. Nanga rero bahise bavuga ati ariko iri tsinda ryacu rijyana abantu mu kuzimu, bakavuga ati tuzatuba amafaranga uwaryita Illuminate, bahise baryita Illuminate nyine. Urumva ko kandi ari ibintu bagendewe bya kera nyine, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ubutumwa noneho bw'ingenzi, noneho ikinanga wacyura ni iki? Iyo ubonye ubutumwa bukubwira ngo winjire muri Illuminate kugira ngo ubone amafaranga cyangwa ubwamamare, ujye utekereza ko ari ikinyoma cyangwa se ari ubugamba, cyangwa se twabyita ikiwe, ujye utekereza nyine ko ari scam. Ubundi nta muryango nk'uwo nguwo nyine ukora ku buryo bugaragara, kandi byose nyine bishingiye ku bihuha no ku mashusho ateye ubwoba, akurura amatsiko cyangwa se akurura amaso abantu. Bizi ko abantu dukunda ahantu hari abazimu, abadayimoni, uzacunge nyine abantu tuba dushaka ahantu hari nyine hari ibintu birenze bya danger, biriya wahita uba ukize, akuzi gukira utakoze. Numva ibyo bintu ukuntu byakura abantu benshi, n'ibyo bintu abantu tuba twishakira. Ubundi noneho muri makeya, Illuminate nk'uko ivugwa muri iki gihe nibaho, nugenda ukagenda nabi nyine ubwo ngubwo ugasanga nawe
bagutwaye n'utwaro wifitiye wizenguye kujya muri Illuminate ntibikureba. Gusa icyo nabagira ngo mbabwire, ibyo bintu bya Illuminate mu byiborere, bakumva umuntu yateye imbere. Ubu ngubu nawe aka kanya wicaye aho ngaho uri kumva iyi video ushobora gutera imbere ugatavuga cyagiye muri Illuminate. Si ibintu bibaho se bose so bari kujya. Ibyo bintu tubyiborere. Moriox Kids Sherrie Foundation ndetse na Rock muri kureba imbere yabo ni abantu bakoze kugira ngo bagere aho bageze, kandi n'abantu bakomeje gukora kugira ngo barenge naho bari ubu ngubu. Ndabakunda cyane rero, ukaba ukora subscribe. Ciao ciao.